byagenda bite uyu munsi none ko Yesu Kristo ari gukora umurimo wo guhongera abantu ari imbere y'amategeko muri yo harimo n'isabato y'umunsi wa kangahe wa karindwi mbese niba ari guca urubanza ashingiye kuri aya mategeko bantu mutaruka isabato y'umunsi wa karindwi ngo harya ngo abantu baravuga bati ngo nukubera yuko ngo tutagitwarwa n'amategeko ngo ni y'abadivanisi umunsi wa karindwi ubwo no kuvuga ngo abadivanisi umunsi wa karindwi babayeho kuva icyamagana 144 bivuze ngo ubwo ni isabato yabaye icyamagana 144 ariko ijambo ry'Imana ritubwira yuko yabayeho ishingiye hehe mu kurema ariko itorero ry'Imana ikigomba kurigaragaza nuko rigomba kuba ririmo kwa kuri kose k'ubuturo bwera abadivanisi umunsi wa karindwi rero nibo bantu bonyine bahuje n'ibi ngibi Eric hari ikintu gitangaje mbese nitwamenye ko ihembe rito yari Kiliziya Gatolika y'i Roma kandi cyagiranze mu mahame yayo gusenya ubuturo bwera biratangaje yuko iri toro Kiliziya Gatolika y'i Roma ivuga yuko amatorero aba harabiri gusa n'abadivanisi umunsi wa karindwi na Kiliziya Gatolika y'i Roma mu yandi magambo niba Kiliziya Gatolika y'i Roma ari yashenye ubuturo bwera ubwo abadivanisi umunsi wa karindwi nibo babufite bwose bugenje bute bwuzuye bamwe bashaka kubifata nk'ubushotoranye igihe uvuze abadivantisiti umunsi wa karindwi ntabwo twabura kubavuga kuko nuvuga ukuri uzavuga n'inkingi ishyigikiye ukuri inkingi ishyigikiye ukuri rero ni itorero ry'Imana kandi ukuri rero niba tumaze kukubona ari ukuri k'ubuturo bwera nta rindi toro na rimwe mu isi rihari nk'inkingi ishyigikiye ukuri k'ubuturo bwera uretse abadivanisi umunsi wa karindwi umuntu yabyemera yabihakana yavuga ati nabo harimo abapagani cyangwa se harimo n'iki mbese itorero ry'intumwa ntabwo ariryo ryari rishyigikiye ukuri kugendanye nuko Yesu Kristo yazutse hari harimo Ana na Safira hari harimo banikora abo bose bari bahari ariko ibyo ntabwo byigize bibuza kuba inkingi ishyigikiye uko kuri kuri aho ngaho ubu rero turahera cyane ukuri kurahera cyane niko dukeneye guhangaho ibitekerezo byacu n'amaso yacu kandi inkingi igushyigikiye ni abadivanisi umunsi wa karindwi yego wibuke kwezi umunsi w'isabato iminsi 6 ujya ukora aba ari ukoramo imirimo yawe yose ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe ntukagire umurimo wose uwukoraho umucyo w'isabato tubahaye ikaze nshuti mukundwa duhuriye ku murongo w'umucyo w'isabato nongeye kugusuhuza nkuramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nanone nishimiye yuko tugize umugisha udasanzwe umugisha wo kuba tubonye amahirwe kuganira ku ijambo ry'Imana kubumbura birango tusobanukirwe n'ubushake bwayo nge muvugana nitwa Habyarimana Eric ngarukanye n'umuvandimwe Ihirwe Praise tumaranye iminsi tuganira amagambo akomeye amagambo yerekeranye n'inama yo gucungurwa nkuko yagaragajwe mu minsi mikuru y'Uwiteka ivugwa mu bitabo bya Mose Ihirwe Praise ndakuramukije murakoze cyane Eric yego nongeye kuguha ikaze ku mucyo w'isabato murakoze cyane kumpa ikaze kandi n'abadukurikiye nabo tubahaye ikaze yego n'umugisha rero ko tubonye umwanya nanone wo kuganira ndibutsa bene data yuko turi kuganira nyine ku minsi mikuru y'Uwiteka iboneka mu buryo bw'umwihariko mu gice cya 23 cy'igitabo cya Mose cyitwa Abalewi aho Imana yatanze iminsi mikuru ikwiye kuziririzwa kuri kalendari y'Abisirayeli mbere yuko tujya mbere tureba insanganyamatsiko y'uyu munsi ndagira ngo bisanzwe udufashe mu isengesho kadusenge Mana yacu turagushimye izina ryawe rihabwe icyubahiro tugiriwe neza nawe kubera yuko iteka ryose utwifuriza ibyiza none uduhaye kurama icyo cyiza cya mbere no kuduha ijambo ryawe ngo tugire ubugingo bw'iteka ryose yo kuryakira izina rya Yesu duherukana abo twakomeje kubana turi ku munsi mukuru wa gatanu werekeranye n'iminsi mikuru n'umunsi mukuru wo kuvuza impanda ariko kugira ngo tuzinjire neza mu munsi mukuru ugiye kutuganiriza twabanje gusuzuma ibyavuzwe muri Daniel igice cya 8:14 isomo ryahagurukije itsinda rya ba William Miller kandi rigaragara ko aricyo cyari igihe cyo kuvuza impanda wadusobanuriye mu buryo bwimbitse ibyerekeranye n'iminsi 2300 ivugwa ku murongo wa 14 nyine w'igice cya 8 cy'igitabo cya Daniel uyu munsi rero niringiye ko tugiye gutera intambwe tugagana ku wundi umunsi ukurikira umunsi wo kuvuza impanda ndetse umunsi wo kuvuza impanda wari ushinzwe gutegurizwa uyu munsi mbese uyu munsi ni uwuhe nta gushidikanya ko abantu iyo bakomeje gusoma icyo gice cya 23 cy'Abalewi
umunsi ukurikiraho ni umunsi w'impongano. yego Uwiteka avuga ibyawo ku murongo wa 26. Ngo Uwiteka abwira Mose ati ariko umunsi wa 10 w'uko kwezi kwa 7 niwo munsi w'impongano, ujye ubabera uwo guterana kwera. Mujye muyibabazaho imitima, muwutambire Uwiteka igitambo gikongorwa n'umuriro. Ntimukagira umurimo wose mukora kuri uwo munsi w'impongano muhongererwaho imbere y'Uwiteka Imana yanyu. yego Umuntu wese utazibabaza umutima kuri uwo munsi azakurwe mu bwoko bwe, kandi umuntu wese uzakora umurimo wose kuri uwo munsi nzamurimbura mukure mu bwoko bwe. Dushaka twagarukira yego hano tumaze kubona incamake iby'uyu munsi. Eric wabaga muri kwa kwezi kwa 7 n'ubundi ukwezi twabonye ko kwabaga ari ukwezi kwa mbere mu bigendanye n'umwaka wa gisigo ibikorwa bya gisivile. Ngira ngo ibingibi twarabibonye cyane. Hano rero uyu munsi w'impongano nk'uko biri kumvikana, impongano guhongerera cyangwa se guhonga abantu ni ukubakuraho urubanza, ni ugutandukanya ubwoko bw'Imana n'ibyaha byabwo. Uko uyu munsi wari uteye rero, imirimo ya buri munsi yo mu buturo bwera yari igizwe no kuzana amaraso, kwihana ibyaha bigashyirwa ku gitambo kigatwikwa ku gicaniro, ariko amaraso akajyanwa ahera imbere ya cya gicaniro, ku gicaniro cy'ibitambo ndetse mu gicaniro cy'imibavu, ndetse no kuri wa mwenda ukingiriza ahera cyane. Iyo niyo yari imirimo ya buri munsi. Imirimo ya buri munsi rero yari igamije gushyira ibyaha ku buturo bwera byavuye ku munyabyaha. Rero umunsi umwe, kuko ibyaha ntabwo byagomba guhora bishyirwa ku buturo bwera gusa, umunsi umwe mu mwaka ari uyu munsi w'itariki ya 10 z'ukwezi kwa 7, bya byaha byose byashyizwe ku buturo bwera byabukurwagamo kugira ngo umwaka wundi ugiye gutangira usange abantu b'Imana ari bashya, bameze neza ntacyo bitwaye. Nta gushidikanya rero ko uyu munsi w'impongano nicyo ngicyo cyawukorwaho ngaho. Yego. Mbese umunsi w'impongano twabirabirebye, ubwo ndagusubiza gato muri Danieli gice cya 8:14. Umunsi w'impongano nibyo bisobanuye kwezwa k'ubuturo bwera. Nta gushidikanya no kwezwa k'ubuturo bwera, kubera yuko namwe mwumve kubona igicaniro cy'ibitambo buri munsi cyarashyirwagaho amaraso, kigatwikirwaho ibitambo, igikarabiro bakagikarabiramo, ameza y'imitsima bagahora bayashyiraho imitsima, igicaniro cy'imibavu nacyo kigahora kijyaho ya maraso kigatwikirwaho n'imibavu, byabaga bikeneye isuku rero yakorwaga rimwe mu mwaka, abiyo bitwa kweza k'ubuturo bwera. Yabaga rero ku munsi w'iki? Ku munsi w'impongano. Yego. Ndumva bisobanukiye abantu b'Imana. Ni ku itariki ya 10 ikurikiye itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 twabonyeho umunsi wo kuvuza impanda, noneho umunsi w'impongano ukaba ku itariki ya 10. Umaze kutusomera uko uwo munsi wabaga uteye, umunsi wo kwibabaza imitima, umunsi wo kwiyiriza ubusa, umunsi wo kutagira igikorwa gikorwa. Ubwo bisobanuye ko ari isabato. Wabaga ari isabato, ariko ni isabato ireba abantu. Rwose twatanze ibihamya, turacyakomeje no kubitanga hagati y'iyi sabato n'aya masabato y'iminsi mikuru. Isabato y'umunsi wa 7, isabato y'umunsi wa 7 n'itungo byararirebaga, ariko kuri aya masabato yo n'abantu bonyine kandi nabo b'Abisiraheli. Yego. Umunsi mukuru w'impongano rero wari umunsi wa konje. Ubwo ndibwira ko tumaze kubona amasabato, ubwo si ya 5? Ni ya 5 iyi ngiyi. Yego. Muri ya masabato ari kuri kalendere y'Abisiraheli, isabato ya 5. Ibyo ntabwo tubitindaho, reka ahubwo twirebere nkuko twakomeje kubireba, ibyuko iminsi mikuru yashinzwe kutwibutsa, ikaba ishinzwe kwigisha Abisiraheli, ikaba kandi ishinzwe no kuhanura iby'ibizaba. Reka duhere ku bijyanye no kutwigisha ndetse no kutwibutsa. Ese uyu munsi mukuru w'impongano niki wibutsaga Abisiraheli, niki wabigishaga, ni irihe somo Imana ashaka kubahera muri uyu munsi? Eric, iki gikorwa cyabaga ku munsi w'impongano cyo biragoye kubona mu mateka aho cyaba cyarigize gikorwa handi, uretse kuba wari umunsi uhari wateganyijwe kugira ngo ibyaha bijye bikorwa mu bwoko bw'Imana. Yabigishaga yuko igitambo cya Yesu Kristo nk'umutambyi mukuru hari igihe kizagera agatandukanya abantu b'Imana n'ibyaha byabo. Ibyo twabibonye turi gutangira icyigisho, ariko abantu bamwe ntabwo ari Bibiliya. Umuntu ashobora kubyizera cyangwa se ntabyizere,
bagerageje kugenzura amateka babona ko ibigendanye no gucumura kwa Adamu byaba bishobora kuba bifitanye isano byarabayeho kuri iyi tariki. Ibyo ntabwo tubihagazeho, nta nubwo tubishyigikiye, ahubwo icyo turi kugaragaza nuko biramutse bibaye ukuri ntacyo bitwaye, ariko kubigendanye n'icyo byabibutsaga ko ntacyo Bibiliya tubwiraho cyaba cyarigize kiba kuri iyi tariki. Ahubwo reka twibande ku cyo byigishaga, kuko nicyo gisobanutse cyane, cyanatangiwe ibihamya bihagije mu ijambo ry'Imana. Yego, icyo byigishaga rero nk'uko twabibonye, ibyaha byose byashyirwaga ku gitambo nacyo amaraso yacyo agashyirwa mu buturo bwera. Ni ukuvuga ngo rero ibyaha byajyaga ku buturo bwera. Ubuturo bwera uyu munsi ntabwo ari isi, kugira ngo twabibonye mu cyiciro kitubwira iby'impanda, ahubwo ubuturo bwera ni ijuru. Ijambo ry'Imana rwose ritubwira ko ubuturo bwera ari ijuru. Mu gitabo cy'ibyahishuwe cyose batugaragariza neza igicaniro cy'imibavu, bakatugaragariza igitereko cy'amatabaza. Ibyo ngibyo bitari mu isi, ahubwo biri hehe? Biri mu ijuru. Bisobanuye iki rero? Mu ijuru niho hari ubuturo bwera. Ndetse ubwo umurongo tugezeho, kuko umutambyi mukuru yinjiraga ahera cyane rimwe mu mwaka, dukwiye no kureba ngo mbese Yesu Kristo yaba yarinjiye ahera cyane nawe ho mu ijuru kandi hari isanduku. Nta gushidikanya yuko ahantu agomba kuba yarahagiye. Ibyahishuwe igice cya 11 hari icyo hatubwira. Umurongo wa 19 haranditse ngo, urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurakingurwa, mu rusengero rwayo hamurekamo isanduku y'isezerano ryayo, habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba n'igishyitsi n'urubura rwinshi. Nk'uko rero hera cyane ho ku isi hakingurwaga rimwe mu mwaka, niko hera cyane ho mu ijuru hakinguwe rimwe. Aho dukeneye rero kumenya icyo gihe ngo ni ryari. Yego, kugira ngo mu byahishuwe uhere mu gice cya mbere gukomeza, tubona Kristo akora umurimo we mu buturo bwera, ariko mu cyumba cy'ahera tubona iby'igitotero cy'imibavu. Mu gice cya 6 tubona iby'ambiteko by'amatabaza 7 yagendagendaga hagati mu gice cya mbere. Urumva ko ni umurimo uri gukorerwa mu cyumba cy'ahera, ni umurimo wakorerwaga ahera, byabonekaga ahera. None ugeze mu gice cya 11 ku iherezo ryacyo hatubwiye yuko noneho urusengero rukingutse, isanduku yabonekaga ahera cyane hirya y'umwenda ukingiriza nayo iraboneka. Yego, mbere yo kujya ku byerekeranye n'ubuturo bwera bwo mu ijuru, reka tugaruke gato mu buturo bwera bwo mu isi. Abarewe igice cya 16 havuga iby'amategeko agenga uno munsi, ngira ngo ntabwo turi bubijyemo byose, ariko hari ibidasanzwe bigaragara yuko byagombaga gukorwa. Icyambere nuko uyu munsi mukuru w'impongano, umuntu wagomba kuwukoramo umurimo ni umutambyi mukuru bwe. Umutambyi mukuru yari afite n'abandi batambyi bamufasha imirimo, ariko umutambyi mukuru niwe wari wemerewe gukora uyu muhango wakorwaga ku munsi mukuru w'impongano. Ikindi nuko batwereka ko yagomba kwita ku myambaro yambaye, barayirondoye uhereye ku murongo wa 4, agateranya iteraniro akarisaba amasekurume 2, amasekurume 2 y'ihene. Ihene imwe ikaba iy'igitambo cyo gutambirwa ibyaha, indi ikaba iyo igitambo cyo koswa, yo koherwa. Ese ibi byose byo ukurikije uko umunsi mukuru w'impongano wa kera wari umeze, niki byashushanyaga, niki byari bigendereye? Turabona uno mutambyi mukuru ugiye kwinjira ahera cyane agenda yambaye ephod kugira ngo aze gufindira, nibwa ko ari byo byerekeranye n'urubanza. Niki ibyo bintu bivuze ku byerekeranye n'uyu munsi n'uburyo ari umunsi w'agaciro cyane mu mibereho y'Abisirayeli? Eric, uyu munsi wabaga ari umunsi w'agaciro cyane kubera yuko wabaga ari umunsi uri gusoza umwaka wabo. Yego, umwaka ugendanye n'iby'umwaka wera, kubera yuko ni igihe abantu babaga bagiye guhongererwa. Bagiye guhongererwa kugira ngo batandukane n'icyaha, ibyaha byose biveho. Wabaga ari umunsi w'agaciro rero, kubera yuko byaha igihe cyose byabaga bikiri hagati muri bo, ntago bari butekane. Rero bagomba kunezezwa nuko igihe kigeze byaha bagatandukana nabyo nk'ubwoko bw'Imana. Rero ibyabaga ahangaha mu murimo wa buri munsi, abanyabyaha bazanaga igitambo bakajyaturiraho ibyaha, umutambyi akacyakira, mvuze umutambyi akacyakira, hanyuma
akagitwika ku muriro akajyana n'amaraso yacyo. Uwo ni wo murimo buri munsi nuko wabaga umeze. Ariko noneho rimwe umutambyi mukuru aribwo kuri uyu munsi w'impongano niwe wazaga noneho gukora umurimo wo guhongerera cyangwa se gusabira ubwoko bwa Isirayeli ubuheruka kugira ngo batandukane n'ibyaha byabwo. Yabaga yambaye umwambaro uriho amabuye 12 bisobanura imiryango 12 y'Abisirayeli. Mu yandi magambo yabaga ari kugaragaza yuko arimo arabasabira, kandi yabaga ari ahera cyane hahandi habaga amategeko y'Imana hari n'ubwiza bw'Imana. Niho ibi bikorwa byakorerwaga. Yagombaga kubanza kwitambirira uyu kuko yari umunyabyaha ari n'umuntu, niko byagombaga kugenda. Akaka iteraniro ihene ebyiri, imwe ikaba igitambo cy'Uwiteka, ubwo ikabigaragaza ko abakize cyangwa se abababariwe ibyaha byabo bose babiheshejwe n'igitambo cy'Uwiteka. Hakaba hari n'iya kabiri yitwaga ihene ya Azazeli, yashushanyaga noneho ugomba kugerekwaho iki ibyaha byose abantu bakoze. Nta gushidikanya ko ibyo bikorwa byabaga ahangaha nicyo ngicyo byerekezagaho. Byagendekeraga gute umuntu turabona nyine yambaye efode, umaze kubisobanura. Yego. Ahari abasomyi ba Bibiliya isezerano rya kera bazi iby'ubufindo bwakorerwaga mu buturo bwera, kugeza ubwo umuntu ufite ikibazo agaragaye. Dushobora gutanga urugero rwa Akani uvugwa mu gitabo cya Yosuwa, yuko yabonetsweho yuko yafashe byabuzanijwe. Bahereye mu muryango wose w'Abisirayeli, bavayo bajya kurimurira mu miryango 12 igize Abisirayeli, babonamo umuryango, bajya mu mazu yabo, kugeza ubwo bigeze ku muryango mutoya wa Akani aza kwemera icyaha cye yuko yariganije Uwiteka. None byagendeka bite igihe hari umuntu wagaragaraga yuko atitandukanije n'icyaha muri iki gihe? Nta gushidikanya kuko byagendaga nkuko twabisomye. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo yagombaga gukurwa mu bwoko bwe. Byanze kunze n'ugupfa. N'ugupfa nicyo cyakurikiragaho. Kandi harasuzumwaga imiryango yose igasuzumwa, kandi ibyo birahita tujyana ku kintu kiriho n'uyu munsi wa none cyitwa isuzuma rubanza. Kubera yuko umwaka w'1844 twarabibonye. Mwaka w'1844 nibwo Yesu Kristo yavuye ahera agiye ahera cyane. Ubwo rero nabwo yatangiye umurimo w'isuzuma rubanza. Abazasangwa batarihanye ibyaha byabo, bataribabaje imitima, binyuze mu kwihana ibyaha byabo ngo babibabarirwe, aba nabo bazakurwa mu bwoko bw'Imana, bwo bazatandukana n'itorero ry'Imana kandi bakatirwa igihano cyo gupfa. Yego. Ubwo utujyanye muri wa mwaka w'844 yuko agomba kubaho kwezwa ku buturo bwera. Yego. Ubwo udusobanuriye yuko ari uko umutambyi wacu mukuru wabidusobanuriye neza mu Baheburayo igice cya 8 yuko icyo twavuga cyaruta ibindi byose mu by'ijambo ry'Imana ryahamije, nuko dufite umutambyi wacu mukuru ukorera ahera ho mu ihema ry'ibonaniro, mu ihema ryabambwe n'Imana ubwayo. Ngira ngo abantu bashobora kongera gusoma iryo somo. Reka turizirikane neza mu Baheburayo igice cya 8. Abantu bazirikane ko ibyo tuvuge igikomeye ntabwo ari uko abantu babonye inzu nkuko amatora ya giprotestani menshi n'abahanuzi b'ibinyoma twabonye bakomeza kugenda babivuga. Ntabwo igikomeye ari uko umubyeyi umwana we yabonye minerivare akaba yumva ari byo binakwiye gushimira Imana no kuvuga cyane. Ntabwo igikomeye ari uko abantu bakize impanuka, ahubwo igikomeye ni uko dufite umutambyi mukuru uri gukora umurimo wo gutandukanya abantu b'Imana n'ibyaha byayo burundu, kugira ngo isi itazongera kuboneka mu muvumo wateye bya bindi ahubwo abantu barimo bahanga amaso. Yego. Haranditse ngo mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki, dufite umutambyi mukuru umeze atyo wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru, ukora heraho mu ihema ry'ukuri iry'abantu batabambye ahubwo ryabambwe n'Umwami Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Igikomeye rero ni icyo ngicyo. Kandi abantu bakeneye kumenya noneho wa mutambyi mukuru ngo ageze hehe. Paulo yandika ibi yari ari gukorera ahera. None ikibazo, yagumye ahera, ntabwo yagombaga kujya nahera cyane. Ijambo ry'Imana tubwiye ko yagombaga kuhajya. Batubwiye ko bizamara iminsi 300 uko bukeye bukira, maze ubuturo bwera bubone kwezwa. Yego rwose. Ubuturo bwera bwagombaga kubona kwezwa nyuma y'iminsi 2300 twarayisobanuye mu cyisho cyashize, kandi twayisobanuye mu buryo nekeza ko bwumvikana cyane, ndetse abantu niba bishaka tuzanabisobanura biruseho. Ariko kubwigiye twagarukiye hariya. Rero Eric, reka abantu bongere batekereze kuri iyi ngingo. Abantu b'Imana bose, Abisirayeli bose barahamagarwaga bakaza bagakikiza ubuturo bwera. Umutambyi mukuru bakamuhanga amaso. Bisobanuye ngo natwe uyu munsi none dukeneye guhanga amaso nde? Yesu Kristo. Kandi tugasigara turi gukora inshingano atugeneye zo kwisuzuma mu mibereho yacu twitandukanya n'icyaha
tugishyira ku ruhande tugaharanira kugira ngo icyaha cyacu tugatandukana nacyo kubwo gufashwa n'Imana, kandi ibi ngibi bizatuma amazina yacu akomezwa mu gitabo cy'ubugingo. Uyu niwo murimo wakorwaga. Mbese ibi ngibi by'izihene noneho byo byashwanyagwa n'iki? Igihe Yesu Kristo azaba arangije umurimo, iyi hene y'Uwiteka yashushanyaga yuko Yesu Kristo ari we wari igitambo cy'ibyaha by'abari mu isi. Icyo kintu abantu bakwiye kongera bakakimenya muri iyi minsi. Ubwo butumwa bugomba gusoza amateka y'isi, bugomba kwereza ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari hehe mu isi. Ariko kandi iyi hene ya Azazeli, Azazeli bisobanuye ngo ni ihene yo kuhirwa, niyo yashyirwagaho ibyaha byose abantu b'Imana babaga bamaze kugenza gute, barihannye. Iyi hene ya Azazeli rero ishushanya Satani. Satani niwe uzagerekwaho ibyaha byose abantu b'Imana bakoze ariko bakaza kubyihana. Niyo mpamvu abafite umugambi wo gushaka gucumuza abantu ni ukugira ngo bataza kwihana ibyaha yabakuteje gukora, hanyuma bikazamugerekwaho akabihanirwa. Ni ukuvuga ngo rero akomeza gukora uwo mugambi nubwo afite na gahunda yo kurwanya Imana muri we, muri kamere, kuko bidashoboka ko agikunda, ariko n'icyo ngicyo abakirebaho. Niyo mpamvu rero kuva mu 1844 abantu b'Imana bari bakwiye kubaho imibereho yitandukanya n'icyaha. Preze, ngira ngo utararenga mu 1844 wadusobanuriye byimbitse rwose ibyerekeranye n'icyo gihe n'uburyo bwo kukibara. Tubona impamvu zihagije zitwemeza yuko icyo ari igihe cya gihanuzi kigenda kigafata imyaka 2300. Tubona n'intangiriro yayo ko isobanukiye umuntu. Dufashe portion yagenewe Abisirayeli n'imihango yakorerwaga mu buturo bwera bwo ku isi, yagomba kurangira muri 34. Kristo amaze kwitambaho igitambo, ahagaritse ndetse n'ibitambo nabyo biradusobanukira. Ariko ikibazo kiza kuvuka ni iki ngiki. Yego, ngira ngo dufashe gutekereza cyane. Aba protestani benshi, abiga Bibiliya benshi, bahakana imvugo ivuga yuko mu ijuru hari umugabane witwa ahera n'undi mugabane witwa ahera cyane. Iyo basomye ibyanditswe byera, urugero dusomye muri Yesaya 33 umurongo wa mbere, atubwira ati ijuru ni intebe y'ibirenge byanjye, ni intebe yanjye, nawe isi ni intebe y'ibirenge byanjye. Kwibaza se iryo juru Imana idakwirwamo, ni gute none ugiye kurigabanyamo ibice yuko hamwe ari ahera ahandi ari ahera cyane? Ese ino mvugo abantu b'Imana baniga Bibiliya bagiraho impaka bakanabijugunya rwose, kubijugunya byaza guteza ihe mpinduka mu myumvire y'umurimo wa Kristo akorera umunyabyaha, umurimo w'ubutambyi? Icyambere cyo nuko mu ijuru hatabayeho iyo migabane, ubuturo bwera bwo ku isi ntacyo bwaba bumaze, ariko nta gisobanuro bwaba bufite. Ariko igihe Imana yerekaga Mose ubuturo bwera, yambwiye ati ugira umwete wo kurema ukurikije icyitegerezo werekewe hehe kuri uyu musozi. Ntabwo rero kuri uwo musozi yahaboneye ibindi by'ahandi hantu aho ariho hose, ahubwo yamweretse ibya hehe, yamweretse ibyo mu ijuru. Niba ari Imana yabyeretse Mose rero ikamwereka ngo ukurikije icyitegerezo werekewe kuri uyu musozi, nta gushidikanya kubwo Mose yakoze ibintu ashingiye ku byo mu ijuru bigenje gute bihari. Yego, ibyo birasobanutse. Kandi rya somo wadusomeye mu byashu gice cya 11:19 nabyo bibasha kuduhumura amaso ko igihe cyageze mu kwitegereza kwa Yohana areba Yesu Kristo ari mu buturo bwera, ari agendagenda hagati y'ibiteko by'amatabaza. Igihe cyageze urundi rugi rurakingurwa, abonayo isanduku. Yego, abo twiganye by'ubuturo bwera wabanje kubitwibutsaho gatoya, ariko kandi hari n'umuvandimwe wabitwigishije Ismael, yatweretse neza ibyari biri mu buturo bwera. Hirya rero y'umwenda, hirya y'urwo rugi rwakingutse Yohana abona rukinguka, hari hariyo isanduku y'isezerano irimo amategeko 10 y'Imana. Ibyo ni igihamya yuko iyerekwa Mose yabonye akubaka ubuturo bwera bwo ku isi niryo yerekwa Yohana yabonye igerekwaga ibyo mu ijuru. Yego, kindi kandi abantu bazasoma igitabo cy'Abaheburayo, aya magambo ahera cyane n'ahera akunda gukoreshwa barimo bagaragaza yewe n'ibyo mu ijuru. Yego, rero icyo twari turi kuvugaho muvandimwe Eric, nuko kuri uyu munsi w'impongano ubwoko bw'Imana bwarahongerwaga bugatandukana n'icyaha. Nekereza ko niba abantu bavuga ko ari abantu b'Imana, nta yindi mpamvu yabateye kuyikunda uretse kuba Yesu yarapfuye kugira ngo bababarirwe ibyaha byabo kandi babone n'ubugingo buhoraho. Rero niba abantu badatitaye cyane ku by'uyu munsi uri gukora umunsi w'impongano, nta gushidikanya yuko aba bantu ntabwo bakunda Imana mu mitima yabo, kubera yuko
niba koko bakunda Yesu Kristo bagakwiye gukunda n'umurimo ari gukora ari wo murimo wo kubatandukanya n'icyaha, bakabaye babyiga rero bakabimenya. Satani yo kumusozo ari ushushanya n'ihene ya Azazeli, niwe ugomba kuzaza agashyirwaho ibyaha by'abantu bose bagenje gute babyihaniye. Hanyuma nk'uko ihene yajugunywaga mu butayu, niko na Satani agomba kuzoherwa akajya mu butayu, isi ikaba ari mu butayu muri icyo gihe cy'imyaka 1000. Tuzabibonera mu cyisho tuzarebaho ku ngingo igendanye n'iminsi mikuru y'ingando. Iyi hene yoherwaga mu butayu, hanyuma ugiye kuyohera nawe akaza ngo akabanza akamara igihe arimo amesa imyenda ye, cyangwa se ari inyuma y'ingando akamesa imyenda ye kugira ngo agaruke. Byerekanaga guhumana rero kw'iki gikorwa ihene yari ihagarariye. Nagushidikanya rero ishushanya Satani, kandi gukoherwa mu butayu kw'ihene byerekana igihe Satani azaba ari mu isi mu gihe cy'imyaka 1000, isi yahindutse ubutayu, si yahindutse ikidaturwa, kandi ari kwitegura kurimbuka by'iteka ryose. Yego, urakoze cyane. Ndagira ngo ngusubize gato mu bare w'igice cya 16 hatubwira amahame agenga iby'uyu munsi. Ari reka mere ku murongo wa 29. Imana iravuga iti, ibi bibabera itegeko ridakuka mu kwezi kwa 7 ku munsi wako wa 10, mujye mwibabaza imitima, ntimukagira umurimo muwukoraho, naho yaba kavukire cyangwa umunyamahanga usukiye muri mwe, kuko uwo munsi ariho muzajya muhongerererwa kugira ngo muhumanurwe. Nuko imbere y'Uwiteka muzamuhumanutse ibyaha byanyu byose. 31. Uwo munsi ujye ubabera isabato yo kuruhuka, mujye mwibabarizaho imitima, iryo ni itegeko ridakuka. Mbese iyi myitwarire Imana iri gusaba abantu b'Imana yo kwibabaza imitima, yo guhagarika imirimo yabo bakaba imbere y'Imana mu murimo ishaka kubakoreraho, kubahumanura ibyaha byabo ngo batandukanye n'icyaha, niki bivuze ku muntu usobanukiwe nuko gura mu 844 turi mu gihe nk'iki ngiki? Nta gushidikanya Eric, nk'uko twabivuze, uyu murimo wo kwibabaza imitima ntago ari ukwibabaza imitima, ahubwo bihagarariye kwibabaza umutima, kwicuza icyaha, kwihana icyaha. Ubundi abantu bambaraga ibigunira bagize agahinda k'ibikorwa runaka byabaye. Rero iyo umuntu bihanaga bambaraga ibigunira muri icyo gihe cya kera, bakababara bakerekana ko bababaye koko. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana ntago ritubwira ko dukwiye kwibabaza mu buryo busanzwe bwo kuyigira ibintu runaka twambara nk'uko amadini menshi y'amanyamihanga ajya bikora, ahubwo twebwe dukwiye kwibabaza imitima binyuze mu kwitandukanya n'icyaha no kukihana. Wewe ko rero nta muntu wakihana icyaha kuko atababaye. Kwija muri Imana bavuga ngo kwihana nuko babazwa n'icyaha no kugenda gute no kugicikaho. Uku kwibabaza imitima rero kuvugwa nta kundi ni ukwihana icyaha no gutandukana nacyo. Niyo myitwarire ikwiye kuranga ubwoko bw'Imana muri iki gihe. Yego. Okay, twamaze kubona ko ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 mu 844 ari wo wabaye umunsi mukuru w'impongano. Bise nyuma yaho byagenze bite? Nta gushidikanya ko nyuma yaho turacyawurimo. Ni nayo mpamvu abantu b'Imana turimo tubararikira kwita cyane ku butumwa twoherejwe na Yesu Kristo amaze ari muri iki cyumba cyahera cyane. Ni ubutumwa buvuga buti nimwite cyane ku murimo ndi gukora naho ndi kuwukorera. Byagenda bite uyu munsi none ko Yesu Kristo ari gukora umurimo wo guhongera abantu ari imbere y'amategeko? Muri yo harimo n'isabato y'umunsi wa kangahe? Wa 7. Mbese niba ari guca urubanza ashingiye kuri aya mategeko, bantu mutaruka isabato y'umunsi wa 7 ngo harya ngo abantu bavuga bati ngo nukubera yuko ngo tutagitwarwa n'amategeko, ngo ni y'abadiva ahubwo, ngo ni y'abadivanisi umunsi wa 7. Ubwo no kuvuga ngo abadivanisi umunsi wa 7 babayeho kuva 844 bivuze ngo ubwo ni isabato yabaye 844. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira yuko yabayeho ishingiye hehe? Mu kubara manako mu kurema. Aho ngaho niho ijambo ry'Imana ritubwira yavuye, kandi izakomeza kubaho kubera yuko muri ari itegeko rya 4, kandi rikaba ari rimwe mu mategeko ari gushingirwaho mu rubanza rwo mu ijuru. Nakwifurije rero kuzasanga ukiranuka, ukandagiye rimwe nandi yose abagenje gute abayakandagiye. Hano hari ikindi gihamya tubone Eric, hari ikindi gihamya tubona cy'itandukaniro ry'isabato ndetse n'itandukaniro ry'uyu munsi w'impongano. Impamvu uyu munsi ugomba kuba aya masabato nyine yihariye, havuze ngo mujye mwibabaza iki? Imitima. Ariko nta mpamvu nimwe yari kwiye gutuma ku isabato bagenza bate bibabaza imitima. Kubera iki? Ku isabato y'umunsi wa 7 nk'urwibutso rw'irema bujya buri cyumweru.
Yesaya igice cya 58 haravuga ngo nuhindukira ntukandagire isabato, ahubwo niba uyita umunsi w'Uwiteka umunezero. Isabato ni umunezero rero, nta mpamvu nimwe zari zikwiye gutuma isabato abantu bagenza gute bibabaza. Iyo mpamvu ntayihari nta nimwe. Niyo mpamvu rero isabato y'umunsi wa karindwi itandukanye n'ayo masabato uko byagenda kose. Yego, dushobora kugira ikintu tuvuga wenda turi kugana ku musozo Eric, areka abantu bazirikana iki ngiki. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ko igihe ubutambyi bwa Aroni bwatangiraga, ubutambyi bwa Aroni bwatangiraga, ubwo ni hehe? Kuri Sinayi. Twarabibonye Sinayi hari umunsi wa 50 cyangwa se ari Pentecote, ariko wari umunsi wa 52 uvuye ryari? Uvuye kuri Pasika ya mbere. Bese icyo gihe si ubutambyi bwa Aroni bwatangiye, none kuri Pentecote yo mu Isezerano Rishya, ariyo Pentecote nyirizina. Mbese sibwo Yesu Kristo nawe ubutambyi bwe bwatangiye? Nta gushidikanya nibwo Yesu yinjiye ahera ho mu ijuru agiye gukora umurimo nk'umutambyi wacu. Ibintu byumvikane neza. Eric, mbese ibintu bya bifite aho bihuriye no kwinjira ahera cyane, nabyo bikaba Pentecote ariko nayo y'umwaka? Yego, iyo dusomye ibyahishuro 11 tubona nk'uko Yesu yahanuye mu gihe cy'imyaka, nako yigije mu gihe cy'imyaka 3 n'igice. Niko n'abahamya babiri dusanga mu byahishuwe igice ya 11 nabo bigisha mu myaka 3 n'igice ya gihanuzi, cyangwa se amezi 42. Kandi ngabo bahamya bisoza bishwe. Nyuma y'icyo gihe bakaza kuzuka bakajya mu ijuru nk'uko Yesu Kristo nawe byagenje gute byagenze. Aho ndashaka kugaruka kuri iri jambo rivuga ngo abahamya barishwe. Abahamya bishwe ryari? Intambara ikomeye itubwira neza ko abahamya bishwe mu mwaka w'icyamagana 1993, ubwo leta y'u Faransa yafataga icyemezo ikavuga ati Bibiliya ntabwo ikigenje gute, nta mana ibaho, Bibiliya bakayica burundu. Nibwo abahamya bapfuye. Biratangaje ko umwaka w'icyamagana 1944 ari umwaka wa 52 uvuye icyo gihe. Nta gushidikanye ko rero kuko byagaragazaga ko uwo mwaka ni umwaka ufitanye isano n'ikindi cyiciro cy'umurimo w'iki w'ubutambyi. Abantu rero biga ubuhanuzi neza bahita babibonamo ikintu cy'ingenzi, bakabona yuko umwaka w'icyamagana 1944 koko Imana yari ihagurukije ituro rigomba kugarura ubwoko bwayo hose mu kibanza cy'intumwa. Mu kibanza cy'intumwa hari n'igihe abantu bajya bavuga bati hari irindi tsinda rizagaruka rikagarura ibintu mu kibanza cy'intumwa. Eric, uzakomeza kugenda ubumva, ariko ntabwo babizi ijambo ry'Imana, bashingiye mu bitekerezo byabo kavuga bati ntabwo intumwa zaba zibayeho gutya. Ariko buriya niba Imana yaravuze ngo aba nibo bagomba kubikora, izakoresha bake, ikoresha abangana iki, ikoreshe uburyo bwayo n'iki, ariko ibintu bigomba kuzagarura itoro ry'Imana mu isi yose, atari abadivantisi umunsi wa karindwi gusa, ahubwo n'abana b'Imana bose batatagiye hirya no hino. Izabagarura ku kibanza cy'intumwa, ikoresha ubutumwa yahaye itoro ry'abadivantisi. Nta rindi tsinda rigomba kuzajya muri ibi ngibi. Nayo mpamvu nk'uko itoro ry'intumwa ryatangiye ku munsi wa 52 uvuye igihe Yesu yapfiriye kuri Pasika, niko n'iri ry'abadivantiste ryatangiye mu mwaka wa 52 uvuye mu mwaka abahamya babiri bagenje gute biciwemo. Yego, urakoze. Ngira ngo bamwe bashaka kubifata nk'ubushotoranyi igihe uvuze abadivantisi umunsi wa karindwi. Ntabwo twabura kubavuga kuko nuvuga ukuri uzavuga n'inkingi ishyigikiye ukuri. Inkingi ishyigikiye ukuri rero ni itoro ry'Imana. Kandi ukuri rero niba tumaze kukubona ari ukuri k'ubuturo bwera, nta rindi toro na rimwe mu isi rihari nk'inkingi ishyigikiye ukuri k'ubuturo bwera uretse abadivantisi umunsi wa karindwi. Umuntu yabyemera yabihakana, yavuga ati nabo harimo abapagani cyangwa se harimo n'iki, mbese itoro ry'intumwa ntabwo ari ryo ryari rishyigikiye ukuri kugendanye n'uko Yesu Kristo yazutse. Hari harimo Ana na Safira, hari harimo ba Nikora, abo bose bari bahari, ariko ibyo ntabwo byigize bibuza kuba inkingi ishyigikiye uko kuri kuri aho ngaho. Ubu rero turahera cyane, ukuri kurahera cyane, niko dukeneye guhangaho ibitekerezo byacu n'amaso yacu, kandi inkingi igushyigikiye ni abadivantisi umunsi wa karindwi. Yego, ngize amahirwe nibutse icyo twavuze mu kiganiro cy'ubushize ko tuzakomozaho cyerekeranye n'umurimo w'ihembe rito ryo gusenya ubuturo bwera, ariko kandi bukaba bwagomba kwezwa mu cyamagana 844. umaze kutwereka uko byagenze, ibintu byose bimaze kuzura, n'amategeko 10 y'Imana uko yakabaye akamurikirwa isi, harimo n'itegeko ry'isabato. Ariyo mpamvu abadivantiste biswa umunsi wa karindwi, kuko n'isabato nayo yongeye kugaragarira abaprotestani bo muri icyo gihe, maze bemera kuyigenderamo. None ubuturo bwera tumubona agahembe kabusenya, ariko tubona Imana ifite umugambi mwiza cyane wo kongera kwezwa ku buturo bwera, kandi byarabaye mu cyamagana 844. Ni gute ukuri ku buturo bwera, ni gute ibyari bigize ubuturo bwera
bya bindi agahembe gato byakuye, wahereye ku gicaniro dusanga bagikuyeho, igikarabiro dusanga bagikuyeho, ameza y'imitsima byose n'amategeko y'Imana isanduku barayisenye. Ni gute byaje kongera gusubizwaho kugira ngo iyo nkuru nziza yo kweza ubuturo bwera yongere gutangarizwa abantu b'Imana? Nta gushidikanya ko uyu ni umurimo washinzwe abaprotestanti. Abaprotestanti n'ubugorozi bwabo nibo bakoze uyu murimo. Inyenyeri yo mu ruturuturu cyangwa se inyenyeri y'ubugorozi ari we John Wycliffe yagaruye ijambo ry'Imana mu mwanya waryo, yongera gusobanura Bibiliya, agaragaza ko Bibiliya ikeneye kwigishwa, ntakwiye guhishwa abantu. Martin Luther aje agaragaza ko igitambo cya Yesu Kristo dutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera, si imirimo itegetswe n'amategeko. Ubwo mu yandi magambo Martin Luther asubijeho igitambo, asubijeho n'iki? Asubijeho n'umurimo w'umutambyi, kandi agaruye n'ikintu kigendanye n'igicaniro. Ababatista baraje bashyiraho iki? Igikarabiro, bashyiraho umubatizo uragaruka. Haza John Wesley agarura ivugabutumwa, igitereko cy'amatabaza, ndetse n'uburyo bwo gusenga bwagiye buza. John Calvin agarura ifunguro ryera, ndetse n'abandi kugeza igihe noneho n'isabato y'umunsi wa karindwi nayo yaje kugenza gute? Yaje kuboneka. Abadivanisi umunsi wa karindwi bo baje n'ubundi ibintu byaramaze kugenza gute? Kugaragara hari amatorero runaka yagiye agira ibi bintu, noneho bo baza ari itorero ry'Imana rigomba guteranyizwamo kwa kuyi kose kwagiye kuboneka. Abakurikiye itorero ry'Ubwongereza ry'Abangilikani ryagize ikintu kimwe, ariko ibindi birabireka. Abaruteri nabo bagira ikintu kimwe, ibindi barabireka. Abakaruvini bagira kimwe, ibindi barabireka. Ababatista bagira kimwe, ibindi barabireka. Ariko itorero ry'Imana ikigomba kurigaragaza nuko rigomba kuba ririmo kwa kuri kose k'ubuturo bwera. Abadivanisi umunsi wa karindwi rero nibo bantu bonyine bahuje n'ibi ngibi. Eric, hari ikintu gitangaje. Mbese nitwamenye ko ihembe rito yari Kiliziya Gatolika y'i Roma, kandi cyagiranze mu mahame yayo ari ugusenya ubuturo bwera. Biratangaje yuko iri torero Kiliziya Gatolika y'i Roma ivuga yuko amatorero aba hari abiri gusa, ni Abadivanisi umunsi wa karindwi na Kiliziya Gatolika y'i Roma. Mu yandi magambo, niba Kiliziya Gatolika y'i Roma ariyo washenye ubuturo bwera, ubwo Abadivanisi umunsi wa karindwi nibo babufite bwose bugenje bute? Bwuzuye. Amen. Yego. Murakoze cyane ku makuru meza, kandi abantu b'Imana cyane cyane abaprotestani mu matsinda atandukanye nibongere batekereza ibi ibyo umaze kutubwira. Mu gihe abaluterane batangijwe na Martin Luther bahashyize ukuri kwerekeranye n'igicaniro cy'ibitambo ahagaragara, batabashije kugera ku byerekeranye n'igikarabiro aricyo mubatizo wo mu mazi menshi. Ntabwo byari bisobanuye ko umubatizo w'amazi menshi utari ngombwa mu gihe cy'aba Luther, cyakora ntabwo babihawe, ntabwo babimenye. Rero inzira y'Imana ngo ni nk'umuseke utambitse, uko ijambo ry'Imana ritubwira. Ubwo rero dukwiye kujya muri iyo nzira twiteguye kwakira umucyo uko uturasiye. Abaprotestani bakomeje kwiga ukuri kw'ijambo ry'Imana, bagenda basubizaho ibyari byaragiye bisenyuka, kugeza ubwo mu cya 844 icyari gisiga cyerekeranye n'isanduku y'isezerano irimo amategeko y'Imana, arimo n'itegeko ry'isabato, nayiba muri ki kugira ngo package y'ubuturo bwera ibe yuzuye. Birimo ubujiji rero, kandi birimo kutagendana n'umurongo w'Imana, kwibwira yuko ubwo Luteri atarazi ibyo mubatizo w'amazi menshi, wowe udakwiriye kubatizwa umubatizo w'amazi menshi. Ibi ngibyo ni ubujiji. Luteri ntabwo yahawe byose, ariko turi mu gihe twebwe byose twamaze kubihabwa. Ibyo byitwa ubusadukayo, kuko abasadukayo nibo bizeraga bati ibintu byonyine Mose yanditse nibyo byonyine by'ukuri. Ariko abahanuzi ba Yeremiya bari bahari, bari baranditse ukuri. Abasadukayo rero kubera yuko bumvaga yuko ari abantu nyine bakwiye kwemera umuntu kanaka gusa, badakwiye kwemera Mwuka w'Imana akabayobora kandi ngo bagenzure ibyanditswe byera byose, n'uyu munsi wa none barahari. Ni abantu bameze batyo rero, baravuga bati niba abantu b'Imana bo mu gihe cya kera baratugejeje kuri ibi ngibi, ubwo nta bindi bigenje gute? Nta bindi bikenewe. Ariko ibyakenerwa byose dukwiye kubishingira ku ijambo ry'Imana. Yego. Mukundwa, twari turi kumwe muri iki kiganiro. Umwigisha watuganije uyu munsi Praise amaze kutubwira amagambo akomeye yuko ubu ngubu turi mu gihe cy'umunsi w'impongano, kandi uwo munsi w'impongano urajyanirana n'iby'urubanza. Muri iki gihe urubanza rurimo gucibwa mu buturo bwera bwo mu ijuru, kandi hashize imyaka itari mike irenga 180 ibyo ngibyo biri kuba. Twiringiye ko vuba bidatinze, nubwo nta muntu uzi icyo gihe icyo ari cyo, ubwo rubanza ruzagera no mu bariho, maze rwarangira Kristo akavanamo umwambaro w'ubutambyi, akambara umwambaro wa cyami, akaza gucyura intore ze.
icyo twifuriza umuntu wese uteze aya matwi aya magambo ni ukwisuzumira ubwe mu byanditswe byera kugira ngo amenye icyo ijambo ry'Imana rimusaba kandi ngo arusheho kwitegura Kristo uri hafi kugaruka gutwara intore ze nk'uko byagendekeraga abisaba mu gihe cya kera uwangaga kwitandukanya n'icyaha ngo icyo cyaha kijyanwe mu buturo bwera maze ubuturo bwera bwezwe yapfanaga nacyo nk'uko twamaze kubibona yuko yakurwaga mu bwoko bwe ibyo byari urupfu nuko rero niko bizagenda n'ubundi uwanze kwikuraho icyo cyaha ngo kijyanwe mu buturo bwabwo mu ijuru kijyanwe na Kristo umutambyi wacu mukuru uwo nguwo azarimbuka nta kabuza Imana duhe kuzirikana amaherezo yacu kandi duhe kwirushaho kwisunga Yesu Kristo sinzi icyo ubwira abantu b'Imana kugira ngo udusoreze n'isengesho icyo nababwira ari ikintu uvuzeho cy'urubanza mu bazima reka mbararikire kugira ngo tuzakibanemo mu cyisho gikurikiyeho Imana ibaho umugisha kadusenge urakoze Mana yacu mbega amahirwe dufite yo kuba dufite umutambyi mukuru mbega ukuntu ari igihombo gikomeye kuba tutabizi ubwo tubashije kubisobanukirwaho gakeya ukomeze gushyira icyifuzo mu mitima y'ababyumvise kugira ngo barusheho gushakisha uko bamenya ibinshingano Yesu Kristo afite kandi uduhe kugira ngo ubwo uri kugenda ukura ibyaha mu buturo bwera natwe ibyacu bibashe gukurwaho duhinduka abera n'abaziranenge imbere yawe mu izina rya Yesu amen genda ukura ibyaha mu buturo bwera natwe ibyacu bibashe gukurwaho genda ukura ibyaha mu buturo bwera natwe ibyacu bibashe gukurwaho genda ukura ibyaha mu buturo bwera natwe ibyacu bibashe gukurwaho genda ukura ibyaha mu buturo bwera natwe ibyacu bibashe gukurwaho genda ukura ibyaha mu buturo bwera natwe ibyacu bibashe gukurwaho genda ukura ibyaha mu buturo bwera